Abantu benshi batigeze bamenya iby'uyu mushinga wa P-Network, uyu munsi wa none ngarutse ngira ngo mbereke video yose uko imeze, mbereke uburyo P-Network irimo igenda igana ku musozo, nongera kubwira abantu bagiye babwirwa kuba bakwinjira muri no P-Network bakanga kuba bakwinjiramo yuko ubu ngubu noneho bitagishoboka kuba wakwinjiramo, kuko niba tugeze aho umuntu asigaye ashobora kuba yamayininga P-Network, igice kimwe ashobora kukimayininga ibyumweru bibiri kugira ngo umuntu abe afite byibura igice zeru n'ibice zeru kugira ngo ugire igice kimwe. Ubu ngubu birimo kumara ibyumweru bibiri, kandi ubundi mumenyereye ko mbere 2019 ubwo P-Network yazaga, abantu benshi cyane batangiraga kuyimenya ku isaha imwe gusa, abantu bamayiningaga ibigera kuri 1.60 ku isaha. Urumva mu masaha 24 umuntu abaga amayininze P-Network zigera muri 24 ku munsi, ariko uyu munsi wa none mu masaha 24 ushobora kuba utari wanamayininga igice kimwe. Rero uyu munsi wa none ndagira ngo tube twarebera hamwe ino video, mbereke ibintu byose, mbereke uko P-Network yatangiye, mbereke naho uyu munsi wa none igeze ku isoko, ndabereka muri OKX, mbereke muri Bytegate, ariko nanabereke uburyo 2019 P-Network yatangiye, ariko nanabereke uyu munsi wa none nkoreyeho ino video aho P-Network igeze rwose. Reka nze tube twatangira, reba video yose ntize kuba yagucika, kuko ndi bukwereke n'ibintu ugomba kwirinda muri P-Network, amakosa utagomba gukora. Let's go. Baratubwira ngo muri Werurwe 2019 itangira, yatangiye muri Werurwe 2019 nibwo ino P-Network yaje kuba itangira, abantu barayimenya batangira kuyimayininga. Yatangiye ku isaha imwe umuntu arimo gukorera P1.60 ku isaha imwe, yatangiye umuntu arimo kumayininga P1.60 ku isaha imwe. Noneho Nyakanga 2019 ahangaha nibwo yari gitangira. Noneho ahangaha muri Nyakanga 2019 P-Network yaje kuba imanuka, iva kuri 1.60 ku isaha imwe ijya kuri 0.80 ku isaha imwe. Urimo kumva yagiye igabanuka. Ahangaha muri Werurwe 2020, ahangaha muri Werurwe 2020 twari turi muri corona, ahangaha twari turi muri corona, ariko hari abantu bari bayizi bayimayininga. Yaje kuva kuri 0.80 ku isaha ijya kuri 0.40 ku isaha. Noneho ahangaha mu mpera za 2020, mu mpera za 2020 ubwo ni mu kwa 12, nyuma mu mpera yaje kujya kuri 0.20 ku isaha. Urabona iki ngiki nicyo gipimo iyi P-Network yagiye imanukaho, uko abantu bagendaga bayimenya igenda imanuka, uko abantu bayimenya igenda imanuka, ikigaragaza ko P-Network ari amafaranga. Ahangaha rero 2021 cyakomeje kugabanuka. Okay, ahangaha 2021 uburyo P-Network yari ifite agaciro, cyangwa se uburyo umuntu yamayiningaga nyinshi byagomeje kumanuka, kugabanuka mu cyiciro, uko umubare w'abakoresha wiyongeraga, uko umubare w'abantu binjiragamo wiyongeraga, byaje gukomeza kumanuka kugera aho mu 2022 kugera 2024. Urumva aho 2022 kugera 2024 cyagabanutse cyane kugera ku bice bito cyane bya P-Network. Ahangaha urabona, ahangaha yari yaramaje kuba yagabanuka cyane, aribwo ubu tugiye kuba noneho twareba ubu tuvugana, ubu nkoze ino video basic meaning rate ni nto cyane ugereranije n'iyo mu ntangiriro, kandi ubu umuntu abona igipimo gitandukana bitewe na security cycle lookup, referral code, cyangwa se referral abantu winjije n'abandi mu mabonus. Ni ukuvuga ngo rero nibyo uyu munsi wa none naje kuba nababwira, ndimo mbabwira yuko wowe niba utarigeze winjira muri uno mushinga kuva kera turimo kubivuga, ubu rwose
ntago payi sinzi niba navuga ko itakigukeneye. Ubu ngubu kwinjira kwawe nta kintu rwose bivuze, ubu ntago wakwinjiramo kuko ntacyo byakumarira niba tugeze aho kugira ngo uzabone igice kimwe cya payi netiwake, wumve igice kimwe cya payi netiwake ushobora kuba umayininze iminsi 4. Ese niba kugira ngo ubone igice kimwe cya payi netiwake 0.0 kimwe kugira ngo uzakibone, niba ushobora kuba umayininze iminsi iri hejuru y'4, urumva noneho urimo kumva noneho kugira ngo uzabone payi imwe yuzuye bizagufata igihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo bishobora kuzagufata igihe cy'ibyumweru nka 3 kugira ngo ubone payi imwe. Bivuze ngo payi yabaye amafaranga, payi yarangije kuba amafaranga. Ahubwo icyo dutegereje twese, dutegereje ko batubwira umunsi wa nyawo wo guhagarara, noneho hakaba nta n'umuntu urimo kwinjiramo, hakaba nta n'umuntu urimo kumayininga bitakemera, byarahagaze, buri wese afite izo, ahubwo noneho abantu barimo kugurisha abandi izo bafite. Ibyo byo bizashoboka kuko uzajya ugenda downloading iriya application ya payi netiwake, ushyiremo ibisabwa ariko utari bumayininge, noneho ushyiremo wallet yawe, ufunguremo wallet yawe, uzajye uha abantu wallet yawe, wowe ugure payi. Kuko payi netiwake yo yamaje kuvuga yuko izaba igicuruzwa, wowe uzajya ujya ku isoko ukagura imodoka ugatanga payi, ukagura radiyo ugatanga payi, wagura telefone ugatanga payi, n'undi muntu yaza kugura iwawe ibishyimbo cyangwa imyumbati cyangwa amasaka, nawe akaguha payi, mukumvikana akaguha payi. Rero ubu ngubu ndimo ndakubwira yuko noneho aho ubu ngubu igeze hahandi bavuga ngo umwana ararira nyina ntiyumve. Ahangaha baratubwira, ahangaha mu magambo ya nyuma baratubwira ngo mu magambo make, muri 2019 umuntu mushya yatangiraga acukura payi 1.6 ku isaha, ariko hejuru aho twabonye ibice 60 nyine, urumva. Noneho ubu ngubu igipimo fatizo kiri hasi cyane ugereranije n'icyo gihe kikongerwaho cyangwa kikagabanywa n'uburyo konti yawe imeze. Ni ukuvuga ngo ahangaha bavuze uburyo konti yawe imeze, ni igihe muri konti yawe uba warinjije abantu benshi cyane. Iyo winjije abantu benshi cyane muri konti yawe, rwose ushobora kuba wabona byinshi kurushaho, ariko iyo harimo abantu bakeya ntago ubona amabonisi. Icyo cyo muracyumva. Rero niyo mpamvu iyi payi netiwake yamaze kuba yagera ku musozo. Ubu murabona ko iri ku musozo, niba barimo kugenda batwereka uburyo payi netiwake yatangiye naho ubu ngubu igeze, rwose urabona ko iri ku musozo. Niba utarayimenye ngo ube wayijyamo, byarakurangiranye rwose. Ntiwirirwe unasaba referral code, kuko gusaba referral code ngo winjiremo ni ibintu nyine byaba bigiye kukugora. Ariko nanone ntabwo ndi buce abantu intege. Niba ushaka referral code yo kuba wakwinjiramo, uze kuza kunyandikira muri groupe ya WhatsApp, nkuhe referral code, ubundi ahasigaye nawe ube wakwinjira, urebe ko watangira kugerageza amahirwe. Wenda payi netiwake izagera ku munsi wo gufunga burundu, igeze kuri full open mainment, wenda ushobora kuzagenda ugizemo nka payi nk'eshanu cyangwa 3, nawe ukazarya izo ngizo. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu kugira ngo ubashe kuba wakwinjiza payi nyinshi, bivuze ngo dore ngiyi hano ibyo barimo kutubwira ko payi netiwake igeze kuri 0.008. Urumva nta kintu umuntu aba arimo kwinjiza ku isaha, 0.008. kandi urimo kubona ko hano hejuru ngewe natumiye abantu 4. Ngaho ibaze umuntu udafite umuntu n'umwe watumiye, bivuze ngo umuntu ngewe niba naratumiye abantu 4, nkaba ndimo kwinjiza ku isaha 0.008. ni ukuvuga ngo umuntu udafite umuntu n'umwe yatumiye arimo kwinjiza 0.00. hano inyuma hakazaho indi 0 rimwe. urimo kumva yuko nta kintu kirimo kwinjira mu isaha imwe kugira ngo uzamayininge payi
kugira ngo uzagire payi byibura imwe ushobora kumara ibyumweru 3 cyangwa 4 ukwezi kose utari wagira payi imwe. Urumva ko byaje gukomera niba twabonye yuko igitangira umuntu yamayiningaga payi imwe n'ibice 60 ku isaha. Urumva mu masaha 24 wabaga umayininze payi 24 n'ibice byinshi cyane, sibyo? Urumva rero niba umunsi umwe aramayiningaga payi 24 ku munsi umwe mu masaha 28, ariko ubu ngubu mu masaha 28 ukaba ushobora kuba umayininze ibice nka 3 cyangwa ibice 4, sibyo? Urumva yuko payi yarangije kuba amafaranga, payi yamaje kuba ikintu cyahatari, payi yamaje kuba urundi rwego wowe udashobora kuba wakwiyumvisha umunsi wa none. Ariyo mpamvu ndimo ndabwira abantu bose byibura wenda fatirana uyu munsi wa none ube wakwaka referral code, ube wakwinjiramo byibura nawe aka kazeru n'ibice 0 nawe ubashe kuba wakinjiza. Reka turebe mu cyo bita white paper y'uyu munsi wa none, turebe Pi Network icyo muri white paper y'uyu munsi wa none irimo kutubwira. Reka tubirebere hamwe rwose, turebe muri white. Rero umuntu urimo gukomeza kuba yagenda aba yakurikirana uno mushinga akantu ku kandi kugira ngo nawe uzabashe kugera ku iherezo ry'ibi ngibi turimo kutuvuga, cyangwa se kugira ngo nawe uzabashe kuba wagera ku iherezo ry'ino Pi Network. Dore ikintu bigusaba ni ukuza ugakora phone number, ugashyira telefone yawe number, ukaba wayiverifyinga ikaba iverifyinze uku nguku. Warangiza na Facebook yawe ikaba iriho aka kavi iverifyinze, email yawe nayo ikaba iverifyinze. Urimo kubona hano hari email ikaba iverifyinze. Noneho ahasigaye ahangaha identity verification ikaza nayo ikaba iverifyinze hano, hanyuma ariyo KYC. Ahangaha niba waramaje kuba wagira ibi bintu bine bikaba verifyinze, ibi ngibi nibyo byemeza ko konte ari yawe. Kuko hari abantu ibi bintu bitaverifyinze usanga bakirimo bavuga ngo konte yanjye. Iyi konte ntabwo ari yawe niba telefone yawe, Facebook, email na KYC verification itaverifyinze, itariho ututuvi tw'icyatsi, ututuvi niba tutariho, ntago konte ntago ari yawe. Icyo cyo ukimenye ko konte atari yawe. Rwose ndagira ngo mbwire abantu yuko iyi konte niba itaverifyinze gutya ntago ari yawe, ntago ari yawe rwose. Reka tube twakwirebera uburyo iyi Pi Network umushinga wayo ukomeje. Reka tube rero ku rundi ruhande, niba wamajije kuba wareba niba telefone yawe cyangwa se email yawe iverifyinze, Pi Network yawe iri verify, ikintu uri buze kuba wakora uraza kuhita winjira ahangaha muri Minemate checklist. Muri Minemate checklist ikintu nje kuba nakubwiraho cyane kurusha ibindi, niba ahangaha hambere havivuye, muri kabiri hakaba havivuye, urumva muri gatatu niho hantu ugomba kwitondera. Ahangaha muri gatatu niho hantu ugomba kwitondera. Ahangaha harimo gatatu, reba neza hano harimo gatatu, ugomba hano kuhitondera kandi cyane. Ahangaha ugomba kuhitondera kandi cyane ariko ninkubwira ngo cyane uze kumva ko ari cyane, kubera ko ahangaha muri gatatu niho harimo passphrase zawe, niho harimo ya magambo 28 y'ibanga yawe. Rero ugomba kuza ukamenya yuko hano muri gatatu hawe hakiri ibara ry'icyatsi, cyangwa se hakirimo utu tugambo turimo, ugasanga nusanga tutakirimo, ahangaha harimo ibara ry'umuhondo, kandi ahangaha muri kane hakaba ari icyatsi, no muri kabiri hakaba ari icyatsi, ariko muri gatatu hakaba harimo ibara ry'umuhondo. Bivuze ngo amagambo yawe y'ibanga yarapfuye, usabwa kongera ukaza ukayashyiramo. Ahangaha muri gatatu muze kuhitondera cyane, ariko mwongere muhitondere cyane abantu bamenye uyu mushinga wa Pi Network. Ahangaha muri gatatu muze kuhitondera cyane, ariko cyane sibyo? Uze kuza kuba wareba ahangaha muri gatatu niba hameze neza, wamaje kwinjira muri Minemate checklist. Noneho ibi ngibi bindi byo gukora hano lockup, ahangaha gukora hano lockup, niba warakoze lockup ibi byo byararangiye nta kibazo. Ahubwo ikindi kintu ugomba kuza kuba
kuba wakwitaho ni ukwita ahangaha muri karindwi kuza gushyiramo KYC cyangwa se kuza gukora KYC niba warayikoze nabwo nta ribi. Noneho twe turaba dutegereje ahangaha step ya 9. Ahangaha step ya 9 yo turabakomeza tuyitegereze. Iyi ngiyo step ya 9 irikora izigira icyatsi umunsi wemerewe cyangwa se wabaye verified. Iyi step ya 9 yo yigira icyatsi, ntazagire umuzakubwira ko hari undi muntu uyigira icyatsi, yo iri verifyinga ikahita yigira icyatsi. Rero reka tube twakomeza tugenda turebera hamwe byose biri hano muri Pi Network. Ikindi ugomba kuza kuba wakwitaho ahangaha muri Pi Network ukacyitaho kandi cyane ni ukuza kwita kuri aba bantu waje kuba wakwinjiza ahangaha muri Pi Network. Ni ukuvuga ngo rero impamvu naje kuba ndimo ndakubwira ngo niba Pi Network zawe wamayininze urimo kubona zirimo kugenda gake cyangwa se utakirimo kwinjiza nyinshi, nuko aba bantu winjije muri Pi Network yawe batakimayininga. Ni ukuvuga ngo uyu muntu wa mbere, urabona uyu nguyu wa mbere hariho akabara k'umuhondo, uyu nguyu aramayininga, ariko urabona ko aka gashusho kari hano gatandukanye n'aba bantu bandi bari hano. Aba bantu bandi rero bari hano barazitaye, ntago bakimayininga, barabyihoreye. None ni ukuvuga ngo niba barabyihoreye, abangaba ntago nzinjiza komisiyo yabo cyangwa se bonus yabo ntago nzayinjiza, kuko nyine ntago bakiri mu mushinga, ntago bakimayininga. Wenda ntituvuge wenda ko batakimayininga, kuko uyu nguyu abangaba nibaza kuza kumayininga bakaza gukoraho, nabo Pi Network yabo irahita ijyaho aka kantu kariho agapiki na mining irahita ihinduka. Ariko uyu munsi wa none urabona ko batamayininze. Rero ari byo bintu ngiye kuba nakwereka ahangaha hejuru. Baraza bakubwire ngo you are risk losing. Ni ukuvuga ngo aba bantu bo hasi nibatamayininga, ni ukuvuga ngo kuri ino tariki, iyi tariki ngo balance, iyi tariki zone ari kubinjirizaho ntabwo nzazibinjirizaho, rero nzazirozinga, nzazihomba. Rero kugira ngo ubibutse kuba bamayininga, kugira ngo ubibutse, uraza ugakora aha hantu, aka kantu iyo ugakozeho ukagafungura, iyo ugakozeho gutya urabona yuko bihita bigenda gutya. Ahangaha biba bivuze ngo uba ubibukije kumayininga. Iyo bari ku murongo bahita babibona yuko wabibukije, bakaba bakoraho, bakaba bamayininga. Urabona ko ahangaha babiri bo birasaba kohereza message. Ahangaha nkoze hano nahita mbohereza message nkabibutsa ngo ni mayininge, sibyo? Nahita mbohereza message nkabibutsa ngo bamayininge. Ahangaha bikaba bivuga ngo urakonfirmye ko ubohereje message ubibutsa kuba bamayininga.